gusabana nawe, utangire gukurura ubusabane bwe hagati yawe nawe. Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye muri iki gitondo. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye yuko waturindiye ubugingo uyu mwanya tukaba duhagaze n'iterambere ryawe. Turagushimira kubw'imirimo ikomeye wakoreye ubuzima bwacu. Turagushimira yuko wagiriye neza mu miryango yacu. Turagushimira yuko watugiriye neza mu bana bacu. Turagushimira yuko watugiriye neza mu itorero. Turagushimira yuko uri umwami w'amahoro kandi utanga umugisha. Muri iki gitondo tuzamuye amashimwe tugushima. Muri iki gitondo tuzamuye amajwi yacu tuvuga muri umwami. Muri iki gitondo imitima yacu izamutse imbere yawe. Muri iki gitondo ntacyo tugushinja ahubwo turavuga kuri umwami. Muri iki gitondo tuguhaye ikaze mu mitima yacu. Muri iki gitondo dutegereje kumva icyo uvugana natwe Kristo. Turakwakiriye mu bagabo, turakwakiriye. Turakwakiriye mu badamu, turakwakiriye. Turakwakiriye mu basore n'inkumi, turakwakiriye. Turakwakiriye mu bana bato Kristo. Turakwakiriye muri iri teraniro, Umwana w'intama w'Imana. Ubane natwe muri byose. Mwuka wera utuyobore kandi utugirire neza. Tuzamuye amaboko tumushima, tugukomera amashyi menshi mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Urakoze Kristo Mwami. Bane bakugisha. Twongera duhuze ibiganza dukomere Imana yacu amashyi. Dushimiye Imana yo mu ijuru. Tujye dukurura aho dutekerezaho gato. Umuririmbyi yagiye mu mwuka aravuga ngo ni iki watanze mwana w'adamu cyatumurimba ibyiza ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Dushimiye Imana iduhaye igitondo cy'umugisha. Komanga mugeza mubwire murahirwa. Ushobora kwisuzuma ugasanga ufite umwenda utarishyura, ariko bwira mugenzi wawe ngo ibyo ntacyo bivuze, urahirwa. Ushobora kuba urwaye ukaba utari wakira, ariko komanga mugenzi wawe mubwire ngo urahirwa. Shima Imana kubwo impaye aka kanya. Amen. Shima Imana kubw'umushumba w'itorero kandi umushumba wacu, tumukomera amashyi. Hari impamvu Imana yadusigiye aha ngaha, nayo tuyikomera amashyi tuyishime. Uzagira urwifasho
abizi hari abaheze mu rugo bavuga ngo iryo iwacu bararifunze. Mugenzi wawe ngo nta ryo iwacu tugira. Birego niba ukigendera mu ry'iwanyu uracyari umwega, uracyari umusinga, uracyari cyaba, uracyari ushimwe, uracyari iry'iwacu bagize bati none gusenga gizende. Turashimira Imana rero yaduhaye umwanya yadusigiye aha ngaha. Hari aho bidukunda, hari aho bitari, hari aho bisaba gutega mu mafaranga menshi, ariko duhaye Imana icyubahiro ko yatugiriye. Usoma rero Imana imumugisha, ndagushimiye ko wampaye uyu mwanya. Imana y'ijuru imumugisha. Dushimiye n'abashumba bose muri rusange. Bashumba Imana ibaha umugisha, turabubaha kandi turabemera. Umuntu w'Imana we niba utemera umushumba, simvuga uw'iwanyu gusa, ufite ikibazo gikomeye, ariko turabubaha kandi turabemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu wacu ashimwe. Yesu wacu ashimwe. Tumukomere amashyi menshi mw'izina ry'Umwami wacu Yesu. Yitwa Rwakabishi Aureli. Ndubatse, mfite umudamu n'abana, mbaye ntarubaka nyine, akaba mbabwira ngo musengere ariko ndubatse. Turashimira Imana yuko iturinze kandi duhaye umugisha. Buriya iyo agakiza kagihari, murebere ku bifatika, ahubwo haba hari umugisha, kandi n'ibifatika birahari. Yesu ashimwe cyane. Bifatika n'ubuzima, ubuzima iyo buhari umuntu akaba agenda ari muzima, turayishimira rero yuko itugiriye neza. Ntabwo turi butinde, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana yampaye umutwe uvuga ngo gutunga amaso y'umwuka. Kumanga mugenzi wawe mubwire ngo gutunga amaso, hanyuma wongereho bayirye. Gutunga amaso y'umwuka. Maso ni menshi. Hari ay'umubiri, hari ayo turebesha dutya, nko kurebana, nko kundeba nanjye nkababona. Ayo ni amaso nayo Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kureba. Haleluya. Haleluya. Ariko aya ni amaso agarukira hafi, areba ibihari, areba ibifatika, areba ibikunyuza imbere, areba hano hafi, areba ibidahishwe, areba nk'ibyo undi wese areba. Ayo ni amaso agirwa na buri muntu wese, uwavutse wese, keretse uwavutse ari impumyi, ubwo nawe niko Imana yabigenje. Ariko uwavutse areba, aya maso areba kimwe. Uko mbari imbere mwese murandeba, kandi murandeba kimwe. Ntawe ubona nambaye ishati gusa, ahubwo buri umwe wese arabona nambaye ishati n'ikoti. Mwami nahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Aya maso rero
nubwo nayo igihe kigera agahura n'ibibazo, gatangira kugenda usoma urebera kure kandi warahoze ureba neza. Bwira mugenzi ngo biba byatangiye. Wahoze usoma utunyuguti duto, none uyu munsi urimo uragenda usoma ushyira kure kugira ngo urebe, ndetse ibyo bivaho haza n'icyo bita marineti kugira ngo urebe. Amen, haleluya. Hari naho byanga bikagusaba kujya aho bita Kabgayi, ariko kugira ngo ugire ute, bwira mugenzi ngo bakayaharura. Aya maso rero ntabwo ariyo ndimo mvuga, ndavuga amaso y'umwuka. Kibazo dufite muri iyi minsi nk'abakristo, nk'abizeye Yesu, nk'abamwemeye, nk'abamuciriye bugufi, nk'abemeye ko tubana nawe, dufite ikibazo gikomeye. Ntago amaso yacu y'umwuka kireba. Niyo mpamvu dusigaye tugenda tutareba, hakazamo icyo bita ngo ni itorero ry'iwacu. Ubwo barifunze ntabwo nyisenga. Bwira mugenzi ngo amaso aba yarahumye. Mpamvu tutakigira amaso y'umwuka, niyo mpamvu dusigaye tugenda dukabakaba, niyo mpamvu tutakizera, niyo mpamvu duhora tuvuga ngo birarangiye, niyo mpamvu tuvuga ngo biracitse, niyo mpamvu uvuga ngo ntago buri buki, niyo mpamvu uvuga ngo abana ntibaziga. Amaso y'umwuka yarahumye. Komanga mugenzi mubwire ngo haracyari amahirwe. Mubwire ngo haracyari aho bita Kabgayi kwa Yesu. Iyo byanze ukabona bitagikunda, injira aho bita Kabgayi mu bwami bw'Imana, upfukamire Yesu, usenge umwami, yongera harure ku maso y'umwuka ubashe kureba. Komanga mugenzi we mubaze ngo uracyareba, ariko ntakurakarire, ntumurakarire, kuba ukireba ni amahirwe. haracyari aho bita Kabgayi. Hariya rero hari Kabgayi ruguru, hariya hari n'igihe ujyayo bayaharura agahumira rimwe. Bwira mugenzi wawe ngo kwa Yesu ntibayahumisha, ahubwo iyo umukundiye akaguharura, iyo umukundiye akayoza, iyo umukundiye akayatunganya, urongera ukareba. Ayo ni amaso atagaragarira abantu. Maso y'umwuka areba ibyo abandi batareba. Ufite amaso y'umwuka abana n'abandi, akaririmbana n'abandi, agasengana n'abandi, ariko ijisho rye rikajya rireba. Ndavuga iry'imbere, ntabwo mvuga iringiri. Akareba ibyo batareba, akabona imbere haracyari amahirwe, akabona imbere haracyari ugukira, akabona imbere haracyari ugutabarwa. Iyo ufite amaso y'umwuka mazima, bwira mugenzi wawe ngo uba ubona ibintu bikomeza. Amaso y'umwuka aguhesha kumenya, aguhesha kureba, ntago ukabakaba niyo byabaye mu mwijima, niyo igicuku cyabaye kibi, niyo ijoro ryakurariye nabi, ariko kubera ko amaso y'umwuka ari mazima, urabireba ukavuga ngo biracyashoboka, urareba ukavuga ngo biracyakunda,
urareba ukavuga ngo nzagerayo, urareba ukavuga ngo bizarangira, urareba ukavuga ngo baziga, urareba ukavuga ngo indwara izakira. Amaso y'umwuka ntabwo areba nk'ayabo mu mudugudu. Ongera ubaze mugenzi wawe ngo iyo urebye ubona bigikora. Amaso y'umwuka guha guhishurirwa, amaso y'umwuka guha kurota neza, kubona inzozi nziza. Imana ikakwereka ubuzima, Imana ikakwereka ibiri imbere, Imana ikakwereka iyo ujya, Imana ikakwereka kuko ufite amaso y'umwuka. Ntago bayaharuye ngo ahume. Torero ryo muri iyi minsi twahuye n'ikibazo cyo kutakireba, ntago tukibona, ntago tukireba, ntago bigikunda. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bikoresha ibyo bashaka, kuko amaso y'umwuka yararangiye. Baza mugenzi wawe umubaze ngo ibyo wakoraga uracyabikora. Ndavuga cya gihe cyahambere ugifite ya maso y'umwuka, kandi buriya tayari wamaze kugerayo kare, ukavuga utari ko uzi koko bishoboka, hari ibyo ntagikora. Jyaga wicara ugahishurirwa, amaso akakwereka umushonji uri mu itorero, akakwereka uwambaye ubusa uri mu itorero, akakwereka ko protokoli idatunganye, akakwereka ko abaririmbyi batameze neza. Amaso y'umwuka akakwereka, warangiza ukagira icyo ukora. Wongera ubaze mugenzi wawe ngo hari icyo ugikora. Dusomera icyanditswe Matayo 16 uhere ku murongo wa 13 ugeze ku wa 20. Cumi na gatandatu hera ku murongo wa 13. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni nde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ubwire ngo Petero yararebaga. Arababaza ati, hanze banyita ndi? Kubera amaso atareba y'umwuka ntayo bari bagifite, ntago bamenyaga uwo ari we, kandi bagendanaga nawe. Yakoraga ibitangaza bareba, yakizaga abarwayi bahari, yabohoraga imbohe bahari, yagurutsaga ibirema bahari. Arababaza ngo hanze mubona banyita nde? Bamwe baturera iyo, abandi batiri hanuzi, abandi batiri. Arangije arababaza ati, mbese mwebweho reka tuve mubo hanze, hanyuma mwebweho munyita nde? Bwira mugenzi ngo bamwe bandika hasi. Ababajije ngo mbese mwebweho munyita nde? Abandi batangira kurya ikaramu. Buri mwana wabuze igisubizo ikaramu arayihekenya. Babwira mugenzi ngo amaso y'umwuka ntayarahari. Petero wari warahishuriwe ufite amaso y'umwuka, aramubwira ngo jyewe nakubonye, jyewe nakumenye, jyewe nagusobanukiwe, jyewe ntabwo amaso yanjye yahumye ndacyareba. Arangiza aravuga ngo uri Kristo, mwana w'Imana isumba byose. Petero arareba, arashishoza. Petero amaso ye yari atarapfa. Amen.
haleluya, haleluya, haleluya. Maso y'umwuka, iyo ufite amaso y'umwuka uramenya, iyo ufite amaso y'umwuka urahishurirwa, iyo ufite amaso y'umwuka ureba kure. Amaso y'umwuka arapfumura, agapfumura igikuta akareba ibiri inyuma y'igikuta. Amaso y'umwuka arapfumura, agapfumura ibihe akareba ikindi gihe kiri imbere. Amaso y'umwuka arapfumura, ntabwo ategereza yuko tukazagerayo, ahubwo amaso y'umwuka aramena akareba. Abafite imodoka hari amatara bita kamenabihu, murayazi? Amatara bita kamenabihu, iyo igihu gihari iryo tara niryo akoresha kugira ngo atagongana n'indi modoka. Maso y'umwuka ni amaso bita kamenabihu, arakubita akareba hirya, aho abantu bareba ntabwo ariho areba, aho abantu bagera ntabwo ariho agera, aho abantu bagarukira ayo maso ntabwo ariho agarukira. Arareba akamenya igihu, ukabasha kumenya ibizakorwa mu minsi iri. Mana y'umwishyuri dufashe yongere tugarurire ayo maso y'umunsi kugira ngo tubashe kumenya iyo tujya. Mana idufashe yongere tugarurire ayo maso kugira ngo tubashe kumenya inzira tunyuramo. Imana y'umwishyuri twongere tugarurire ayo maso kugira ngo tubashe kumenya ibyo dukwemba. Biramugeze ngo iyo udafite ayo maso ugenda uyobora buri ibyo ubonye. Haleluya, haleluya. Kera ahantu twari dutuye muri Uganda, ntabwo ari kera cyane, hari abanyamahanga bazi gutega ibisiga bita inkanga. Inkanga murazizi? Ndavuga abakuru, abana b'inahabo ntazo bazi. Ingagari. Noneho bari bafite ubuhanga bukomeye, kuko ntago wapfaga kuyitega ngo uzayifata. Noneho agashaka ikigori akagicamo umwenge, yarangiza akagishyiramo akadodo bita ibarasasi karekare kavuye nkaha no mu irembo hariya. Ibigori byose akaba ariko abigenza ashyiramo ubwo budodo. Noneho akagira n'ibindi bigori bitarimo iyo barasasa biri bushuke ingagari. Birabigeze ngo akabinaga, akaba ari byo abanzi imbere hano hino, bigashondaka kumva nibyo, bigashondaka kumva nibyo, bigashondaka kumva nibyo, bikaza kugera ku k'ibarasasa. Yamara kugamira akaba ari nko yingiriye areba, yaragize agakura ibarasasa ayiza, bikaza imusanga akarengera akayifata. Iyo udafite amaso y'umwuka uratoragura ukagira ngo niko bizaguma. Igihe cyagera wagera ku gafite imbarasasa kubera yuko nta maso y'umwuka. Bwira mugeze ngo nako kakamira. Hari igihe tubona ibyenda gusa nabyo, twarangiza tukabikuba byose tukabihindura byo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo byose si byo. Uko dupfuye dusigaye tumira tukamera n'akariho imbarasasa. Kuko ntitureba. Ingagari nta maso y'umwuka ifite. Ingagari ntabwo ibanza ngo ishishoze. Ingagari ntabwo ibanza ngo yitorora akagori irebe. Ingagari ntabwo ibanza ngo irebe itariko ako namize mbere naka niko kameze. Maso y'umwuka akwereka ibihishwe.
amaso y'umwuka kwereka imitego y'umwanzi, amaso y'umwuka kwereka imbaraga z'umubiri, amaso y'umwuka kwereka imyuka idakorana n'umwuka w'Imana. Amaso y'umwuka ntabwo atuma umira akagori kariho imbarasazi. Amaso y'umwuka araguhishurira ukamenya. Amaso y'umwuka ntabwo atuma ubigenza nk'uko ujya ubigenza. Amaso y'umwuka ntabwo atuma ukabakaba nk'utareba. Amaso y'umwuka arakwereka, akakwereka abantu badahari, akakwereka abantu bahari, akakwereka abantu batabireba, akakwereka. Amaso y'umwuka arakwereka. Nigeze kubibabwira, umuntu utunze amaso y'umwuka undi atayatunze, reka da, ushobora kuba mwishuka n'umugore wawe mukaryama mukiyorosa, ariko umwe afite amaso y'umwuka undi atayafite. Niyo mpamvu mudahishurirwa kimwe. Umwe akarara aramya, undi akarara yirukanka impyisi zimufata. Bwira mugenzi wawe ngo amaso y'umwuka aratandukanye. Amaso y'umwuka ntabwo nta uyaha undi. Amaso y'umwuka ntabwo wayaha umugore. Amaso y'umwuka ntabwo wayaha umwana. Amaso y'umwuka umuntu arayishakira. Umuntu ajya aho bita Kabgayi, umuntu ajya aho bita gusenga, umuntu ajya aho bita kwinginga, umuntu ajya aho bita guca bugufi. Ayo ni amaso umuntu yishakira. Aba bagabo bari kumwe na Petero, bari n'inshuti ze, baragendanaga, ariko ntabwo yari yabahaye ku maso ngo bamenye Kristo ko ari urimo uvugana nabo. Arangije aravuga ati, data, jyewe nakumenye uri Kristo mwana w'Imana. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yego. Yesu aramusubiza ati, Yesu aramubwira ati, urahirwa Simoni wa Yona, urahirwa ubwo ugifite amaso yo kundeba, kuko umubiri n'amaraso, urahirwa ubwo ugifite kureba, atari byo byabiguhishuriye, urahirwa ubwo utakiyoboza, ahubwo ari data wa, urahirwa ubwo utagikabakaba, urahirwa ubwo utakigenda mu mwijima. Aramubwira ngo urahirwa Petero. Yigeze avuga ngo murahirwa? Baza mugenzi wawe yaravuze ngo murahirwa. arambwiye ngo urahirwa. Mane dufashe. Amaso y'umwuka. Bwira mugenzi ngo dusigaye dutwarira iyo rigoramiye. Iyo rijya niyo tujya, ryavayo tukavayo, ryahagarara tugahagarara, ryagenda tukagenda. Turatwarira iyo rigoramiye. Amaso y'umwuka ntayagihari, amaso y'umwuka turayabuze. Ariko Imana Data iracyafite amahirwe yo kutugeza i Kabgayi, yo kutugeza mu gusenga, yo guhamagara amaso y'umwuka akongera akaguhishurira, ukongera ukamenya, ukongera ukareba, ukongera ibyo ugiye guhura nabyo Imana ikabikwereka, kuko ufite amaso y'umwuka. Ntabwo ishobora kwereka ikiragi nako impumyi. Ese aguha umugisha. Wabwira impumyi ukayibwira ngo dore iriya modoka, keretse uyifashe ukuboko ukayitwara, warangiza ukayibwira ngo ukora aho wumve. Kristo ufite amaso y'umwuka ntabwo arota agwa mu mariba, ntabwo arota impyisi zimurya, ntabwo arota abadayimoni b'iwabo, ntabwo karande zongera kumufata, ntabwo abazimu bamutinyuka, ntabwo abarangi b'iwanyu bakoreye bashobora gukoraho. Iyo ufite amaso y'umwuka warabimenaguriye kure, uguma ubikubitira kure, ukabikubitira kure, ukabikubitira kure, ukabikubitira kure, ntibikwegere, kuko hari amaso y'umwuka. Turateranira muri twara tugende. Si ku cyumweru se? Ni ku cyumweru. Ni kuwa kangahe? Ku cyumweru. Wamubaza uti twize iki? Atari ko twize.
uwo yibuka n'uwigishije, ibindi ntabyo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nibura niwibagirwa wibuke ko hari kuno kwa Yesu hariyo ahitwa i Kabgayi, aho bavura amaso. Akoso urakibagirwa. Yesu aramubwira ngo Simoni urahirwa, Simoni ntabwo umeze nk'abandi, Simoni ndabimenye neza yuko uzi, Simoni urahirwa kuko uracyareba, Simoni urahirwa kuko uracyabona, Simoni urahirwa kuko ugifite amaso yo kureba. Arangije aramubwira ngo urahirwa. Bwira mugenzi wawe ngo niba ukireba urahirwa. Ntabwo gufunga isengero bikuraho amaso y'umwuka, reka da. Ntabwo iteraniro nk'iri riguha amaso y'umwuka, reka da. Umuntu yigerera i Kabgayi. Ndetse niyo ugeze mu bitari Kabgayi ntabwo winjirana n'umurwaza, ntabwo wagutwaye mwinjirana, ntabwo bibaho. Wasigara ku muryango ukinjira ukajya kubwira muganga uko byagenze. Tukera naho zinsoma neza gutyo. Aha biza kugenda bite? Noneho ubu ngubu nyuma biza kugera hano. Nyuma bigenda bite? Nyuma biza kugera hano. Hanyuma biza kugenda bite? Birakomeza biranga. Ubu naguze amarinete. Yarangiza akakunyuza mu cyuma cyo bita mikorosikopi. Yesu akabireba. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu akagira ate? Akashomera mu maso, akareba aho byapfiriye, akareba aho waguye, akareba uko byakugendekeye, akareba aho wakuye intege nke, akareba ibyaguteye, akareba ibyaguhumishije amaso. Kubera yuko wamwiyeretse ukamubwira ngo dore ntago ndeba ariko nkeneye kureba, dore ntago nkireba ariko nkeneye kureba. Yarangiza akagupima akavuga ngo ubwo wageze hano urahirwa kuko ugiye guhabwa amaso y'umwuka atarayo wari ufite. Aramubwira ngo Simoni Petero urahirwa. Uriya mugabo, umugabo upima amarira y'abari ku isi, akayashyira mu cyuma yose, akajya amenya ngo Pastor Mutijima akeneye iki, akamenya ngo Pastor Sharira akeneye iki, akamenya ngo runaka akeneye iki, akamenya ngo uyu nawe akeneye iki. Amarira y'abari mu isi yose akayapima, akagenda asubiza buri muntu igisubizo cye. Ntabwo ashobora gusubiza igisubizo cyanjye ngo agihe Pastor Mutijima, ntibibaho. Bwira mugenzi ngo igisubizo cyawe ntikiyoba. Hanyuma ko koroshye niko ataguha. Aravuga ngo Petero, Simoni urahirwa, Simoni mwene Yona urahirwa. Arangije aramubwira ngo ntabwo ari umubiri, ntabwo ari amaraso, ntabwo ari amaso y'iwanyu, ntabwo ari uko udafite ishaza mu jisho, ntabwo ari uko amaso yawe ari mazima, ahubwo hari amaso yandi ufite, nicyo kiguteye kumenya. Nta kindi, ntabwo ari ayo turimo kutubonesha amaso, ntabwo ari aya ngaya ya bagenzi bawe, ahubwo Simoni hari icyo ni data wenyine uguhaye kumenya. Bwira mugize ngo turacyafite data ushobora kongera akaduhumura. Amen. Haleluya. 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 Abakeneye guhumuka, haleluya. Ubwo uragira ngo byararangiye, baraharuye byararangiye. Uragira ngo abadayimoni barayaharuye byararangiye. Kwa Yesu barongera bakayakora, agapima neza, akongera akareba. Uragira ngo ubwihebe bwarayaharuye, uragira ngo amarira yarayaharuye, uragira ngo amaganya yarayaharuye, uragira ngo imiryango y'iwanyu yarayaharuye. Reka da. Kwa Yesu barongera bakayarema, kwa Yesu barongera bakayashyiramo akaba mazima akareba. Ahubwo bidusaba kugira ngo tugere muri iryo vuriro, muri iryo vuriro niho tubura gusa.
kandi nugerayo umubwire uburyo wahumyemo. Nigeze kubibabwira, umuntu ajya kwa muganga uko byasa kose ugombye kwerekana aho urwaye. Uramubwira uti buriya ubwo ndeba nafashwe gutya, ati hehe, ukajya umubwira uti hano gutya, abwira toya ntago mareba. Kunyereka ipantaro se ubwo niho warwaye? Kabwira ati ariko muga rwose n'ukuri, kandi ubwo nakana kari muri stage ariko gafite ububasha bukubaza aho urwaye. Muga n'ukuri dore ahangaha, ati hehe ahangaha, kabwira ati kuramo ipantaro. Mbanze mparebe. Ukajya utekereza gufungura umukandara imbere y'akana kari muri stage, ukajya ugira urya ati kuramo. Muga n'ukuri use akuramo umukandara ukava ukawufungura. Kubera iki se? Urashaka gukira, urababaye. Ngize umukandara ukawufungura, utari kumuga uti hano, ati fungura amapesi n'imashini kuremo ipantaro. Kubera ko babaye ukeneye gukira, ukayimanura imbere y'akana kari muri stage. Uri umugabo ungana nka Pastor Sharire, ukiyamburira imbere y'akana k'imyaka 20 k'agakobwa. Mubwire mugeze ngo k'agakobwa sinakagahungu. Yiwaza kugerageza utari kubukoko ubu nk'aka kana mana yanjye. Kuramo mzee, kuramo turebe. Kugira ngo ukire, kugira ngo ubone, kugira ngo uhumuke, nta ruhengekero rundi ushyiramo. Uravuga ngo Yesu dore aho byapfiriye, Yesu dore aho naguye, Yesu dore uko byangendekeye, dore ntabwo nkigenda uko bikwiye, dore ntabwo nkikora uko bikwiye, dore ntabwo nyisenga uko bikwiye, dore naratakaje. Iramugeze ngo nk'ipantaro akagira ati, kamubwira ati imanike hariya. Noneho wagira ibyago ukaba wambariyemo agakabutura kagufi wenda kageze aha, noneho nturi bugakube ngo umwereke. Biramugeze ngo nako gakuramo, ariko akakuvura ikiri hano. Kandi Satani iyo yashatse kugufata agufata ku ngusho, ntago agufata ikirenge, ntago agufata urutoki, agufata ku ngusho, akagukama, akaguhanagura, akagukuba, akaguhumisha, akakuyobya, ukabona ibintu byose ni nk'ibisanzwe, ukabona ibintu byose wabihinduye ibisanzwe, ukabona ibintu byose nta gishya kikibamo. Kubera iki se? Yaragufashe agufata ku ngusha, arakugusha, aragukamura, aragukanda. Ariko iyo ugeze kwa Yesu uramubwira ngo dore uko byagendekeye nuko nguko, ntabwo nkuyishe, dore uko nabaye. Yarangiza akaguhumura, ukongera ugakomeza ukabaho, ukongera ugakomeza ukabaho. Biramugezeho ngo gera ushaka amaso y'umwuka. Kuba mu itorero imyaka 10, Yesu akaba akibaza ngo banyita nde? Warangiza ukavuga ngo ndabona uri nko mu bahanuzi. Impamvu abantu batakiba bamwe, impamvu abantu batakigendana, impamvu abantu batakigira urukundo mu mitima yabo, amaso yarahumye. Impamvu batangaza amatangazo ntituyitabe, ntituyarebe, amaso yagize ati. Impamvu korari ivuga saa 8 ukaza saa 11, amaso arimo yahoze arebera hano none ugeze aho. Uko bigenda bishira, uko bigenda byigira imbere, uko bigenda byigira imbere, uzageraho wambara amarinete. Ubwo kwambara amarinete utangiye gusiba, bikagenda birangira, bikagenda birangira, bikagenda birangira. Uko bigenda birangira
ukazagera aho babwira ngo rega jewe rwose mfite akazi kenshi ibintu ntago bigikunda, atsiribirije. Bwira mugenzi wawe ngo Satani arayaharura. Satani agendana umushyo wo guharura amaso y'umwuka. Ntago tugihishurirwa ngo tumenye, ntago tugihishurirwa ngo turebe ibikwiye, ntago tugihishurirwa ngo turebe ikibura, ntago tugihishurirwa ngo turebe, ntago tugihishurirwa kuko ntago tukigera i Kabgayi ngo tuhabe, tuhakorere, tuhagendere, dukomeze twivuze. Amaso y'umwuka bigusaba guhora wivuza, ntago wivuza rimwe ngo ubundi ubyihorere. Bidusaba guhora i Kabgayi mu isi y'umwuka, bidusaba guhora dusenga, bidusaba guhora twinginga, bidusaba guhora duciye bugufi, bidusaba guhora tugenda neza, bidusaba guhora tubona kirazira, biradusaba ni uguhora twivuza, ntago twivuza rimwe ngo ubundi dusibe. Mugenzi wawe ngo zinga akabaga ujye i Kabgayi. Abakiyafite Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Dusomera ikindi cyanditswe. Abami ba kabiri 6 uhere ku murongo wa mbere. Geze kuri 18 usome wihuta. Abami ba kabiri 6. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato. Noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti twiyubakiraho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati uretse gato. Baramubwira bati reka twigendere, tumaze gufunda, reka tujye gututira tuze twubaka hagutse, tujye kwirwanirira. Arangije arababwira ati nta kibazo nimugende. Ariko umwe muri bo, bwira mugenzi wawe ngo umwe muri bo arareba. Umwe muri bo aravuga ati arareba abona aho bagiye, arareba abona ibyo bagiyemo, arareba abona aho bagiye gututira, arareba. Bwira mugenzi wawe ngo mbere yo kugerayo arareba. Abandi bati twigendere, ati nimugende. Ariko umwe muri bo arareba, amaso y'umwuka aragenda agera aho bagiye gututira, arareba. Arangije bava mu bandi aramubwira ati databuja, uburyo mbonyemo ntago turaba kugenda twenyine. Gasome gasoze. Soma. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Yego. Aramusubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana. Ubwo bishaka ndaje, ubwo byemera ngizene ndaje, ubwo ushaka kwivuza ngizene ndaje, ubwo ushaka guhumuka ngizene ndaje. Nuko ngo barajyana. Ariko abambere baravuze bati twigendere, uraduha uruhushya tugenda, ati nimugende. Ariko umwe muri bareba iyo bagiye asanga batari kumwe n'umuntu w'Imana, bitari buborohere. Nuko barajyana. Yego. Bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati yego, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Bwira mugenzi wawe ngo ibyo tubana nabyo ni ibitirano. Ni wewe waremye isi se? Ni wewe waremye umuntu se?
ni wowe waremye ibyo ubona kuri iyi si. Iby'Imana iduha ni ibiki? Ibitirano. Iyo wibujije amahoro bigira bite? Atemye intore zigwa mu mazi. Ariko wibuka wavuze ngo databuja ntabwo dukwiye kugenda twenyine, ngwino tujyane. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi. Ariko wabaye uretse gato yagira ate? Arahamwereka agira ate? Kugira ngo intore zive yugira ute? Kuko ugombye kumenya aho yaguye. Kugira ngo intore zigaruke byamusabye kumenya aho iguye. Muntu w'Imana iyo mubaza ngo iguye he akamubwira ngo ntago mpazi, ntago intore ziba yarabonetse. Rangije aramubwira ngo nyereka aho iguye. Amutungira urutoki aramubwira ngo dore iguye hariya imuhengeri niho iguye. Maso y'umwuka niyo uhuye n'ikibazo ubwira umwami ngo dora aho byaguye, dore uko byagendekeye, dore uko dore aho nayobeye, dore nkitangira kuyobaho natangiriye bwira mugenzi wawe ngo dore aho ruzingiye, dore aho iguye. Nyereka aho iguye. Arangije amutungira urutoki aramubwira ngo dore aho iguye. Batema igitanagamo. Biramugenza ngo Yesu nuko abigenza. Ajya atema igitakanagamo. Iyo wamweretse ikibazo aho uko cyaje, ukamwereka aho byapfiriye, ukamwereka aho byaguye, ukamubwira ngo dore uko nsigaye ngenda si nkuko nagendaga, dore uko nsigaye nkora si nkuko nakoraga, dore uko nsigaye ndirimba si nkuko naririmbaga, dore uko nsigaye senga ntabwo ariko ngisenga, dore uko nsigaye nterana ntabwo ariko nkiterana, dore uko byangendekeye, dore uko nsa, dore uko nteye, dore uko nsigaye ngenda, dore uko nsigaye mvuga, dore uko dore data, dore uko meze. Tema igitakanagamo, tema igitakanagamo, kanagamo amahirwe akagaruka, kaganagamo ibintu bikongera bigasobanuka, akanagamo inzira wabuze ukongera ukayibona, akanagamo amaso yahumye akongera agahumuka, akanagamo ukabasha kumenya iyo uva n'iyo ujya, akanagamo ugakomeza urugendo. Yesu anagamo, Yesu anagamo. Haramubwira ngo dore nyereka aho iguye, ati ngaha hariya. Imana iguha umugisha. Dore aho iguye ngaha hariya. Haleluya. Dore aho iguye ngaha hariya, dore aho ruzingiye ngaha hariya. Nicyo dusabwa, nta kindi. Ntago badusaba amafaranga, ntago badusaba inka zacu, ntago badusaba amaporoti, ntago dusabwa ibindi bifite imbaraga. Nukwereka Yesu gusa, ukamubwira ngo byaracanze, hari aho byancangiye, hari aho nageze mu mayira abiri mbura aho nyura, mbura inzira nyuramo iyo ariyo, hanyuma nshaka kuzinyuramo zose. Bwira mugenzi wawe ngo ukuguru kumwe kugiye ukundi kugiye. Ariko Yesu arongera akakurunda, akakubwira ngo muguru sawa harya, muguru sawa, wongera wirunde, wongera wirunde, wongera wirunde, kuko ubwo wanyeretse uburyo amayira abiri yagucanze, wongera wirunde. Ubwo wanyeretse aho byapfiriye, wongera wirunde. Ubwo wanyeretse kutakigenda neza, wongera wirunde. Haramubwira ngo wongera wirunde, ukongera ukaba muguru sawa. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Tuzamurire Imana yacu icyubahiro. Umwami wacu nahimbazwe, umwami wacu nahimbazwe.
kongera gusubirana amaso y'umwuka birashoboka. Twe kugenda twenyine, twe gukora twenyine. Amaso y'umwuka ni umwuka wera. Umwuka wera aragusobanurira, umwuka wera kugira inama, umwuka wera arakubwira ngo aha nihicarwa. Iki cyicaro ntikigira gute? Iki cyicaro ntikicarwamo. Nigeze guhura n'akaga nicara mu cyicaro kitari cyo. Bwira mugenzi wawe ngo yari pasiteri. Ntabwo nari umuvugabutumwa. Utiyivuyemo. Nari pasiteri. Mvuye Rutaraka kubwiriza kuwa gatatu. Ndazageze Ryabega. Nkahurira n'umugabo. Arambwira atari kuvuga, pasiteri ko ndeba urushye. Niye baba we ndarushye, nindarushye. Dufite n'inyota ndayifite n'ukuri. Divaye ngo icyo kunywa. Bwira mugenzi wawe ngo turagenda. Akantu ko wita ubusa gashobora kuguhumisha. Tugenda ntagiye kunywa mitsingi, tugenda ntagiye kunywa pirimonsi, tugenda ntagiye kunywa kanyanga, turagenda ajya kumpa fanta. Nicara mu kabari nk'abandi. Bwira mugenzi wawe ngo nk'abandi. Ati baguhe. Ntibampiye ikonje. Ndayinywa nyimaramo. Tubakongere ntimunyongere. Ndayinywa nyimaramo. Ati mva bakongere ntimunyongere. Nari mfite inyota. Ibindi byose ndabyibagirwa. Sinareba aho nicaye, sinareba uko bimeze, ahubwo njyewe ndareba inyota. Bagwinde ntibampe. Hejuru umugabo wasinze. Yagaragaye mu kandi kabari. Aza afite icupa mu ntoki ya Primus. Araza muri amaso ati ndasha. Teda. Pasiteri batuje amahoro. Noneho araza aho nicaye ku ntebe amagarara hejuru n'icupa rya Primus. Nanda yagira n'ijisho nkabona agiye kuri ntikura mu mutwe. Bira mugenzi wawe ngo ijisho ryari ryagiyemo akarahuri. Yari ryajemo ako bita gashaza. Noneho nkajya ngira n'inya nkabona agiye kuri ntikura, nkongera nkareba hasi. Daresha uzongere muvuge buse urakora icyaha. Ntangira gusengera mutima ndavuga Mana we mbabarira nimbona nkizi ry'uyu munsi. Mbabarira nimbona mvuya. None uwo wampaga fanta kamubwira atari ko pasiteri uramushaka iki. Noneho yabimubwira nkumva arushijeho gukara. Nkumva warushijeho gushaka kuri ntikura mu mutwe. Komaga mugenzi wawe ngo agahumisha amaso ntikaba kanini. Bisaba kugira ngo duhore kwa muganga. Sinari mvuye kubwiriza se. Sinari nuzuye umwuka wera. Uragira ngo se hari ikibazo nari mfite. Ariko nkikata Ryabega. Divaye baguhe. Umugisha nagize haza mugenzi we amubonye kubera ko bari basangiye amuzomera barasohoka. Basohotse nanjye naruhukiye mu rugo. Maso y'umwuka ntabwo akwemerera, arakubwira ngo ahangaha ntabwo bige, ntabwo bikunda, ahangaha ntabwo ukwirwamo, ahangaha ntabwo bishoboka, ahangaha ntabwo ari ahawe, ahangaha afite ba nyiraho. Amaso y'umwuka ntabwo ari ay'abantu bose. Turasabwa gutandukana n'abandi. Iyo dufite amaso y'umwuka turatandukana.
ntabwo tugenda nk'abandi, ntabwo tuvuga nk'abandi, ntabwo dukora nk'abandi, ntabwo twicara nk'abandi, ntabwo dukora ibyo abandi bakora, ahubwo tuba tureba, ukajya utumbira ukareba, ukajya usatura ukareba, ukajya uvuga ngo ahangaha kirazira. Icyo tuzize ni ku maso y'umwuka yagiyemo akadomo. Imana iguhe umugisha mu Rwanda. Maso y'umwuka yagiyemo agatonyanga. Niyo mpamvu usigaye wisanga muri gurupe iyo ariyo yose. Niyo mpamvu usigaye wisanga mu banyamatiku. Niyo mpamvu usigaye wisanga mu bavuga. Niyo mpamvu usigaye wisanga mu basebya. Niyo mpamvu usigaye wisanga mu badoda. Bwira mugenzi wawe ngo no mu itorero habamo abatayeri. Barakudodera, bakagupima uburebure, bakagupima ubugari, bakagupima mu nda, bakagupima ikoti uko ringana, yarangiza akakudodera ikanzu nka yindi umukozi w'Imana yatubwiraga, akakudodera. Noneho yajya kukudodera akagushyiraho akamenyetso ku buryo n'umuntu wese azavuga atari ko nibyo. Kubera iki se? Akavuga ati urabizi ntabwo mwigeze kumubona ahagararanye na Pastor Sharire? Bwira mugenzi wawe ngo byabayeho. Yarageze agahera kuri ako akakudodera. Bwira ngo uwo ni umudarizo w'imbere kugira ngo abantu babirebe. Akakudodera ikanzu kubera ko nta maso y'umwuka agira. Abafite amaso y'umwuka ntago bakora ibyo. Niyo wasanga ari aho umuntu yahengamye, ntago ugenda umudodera muri kaburimbo nangwa mu bandi. Niyo wasanga ari aho yacitse intege, ntago ugenda umudodera nk'abandi. Ahubwo twebwe icyo turusha abandi, turareba tukavuga ngo data dore aho tuguye, data dore aho byapfiriye, data mutabare, data murengere, data mufate, data mugarura atari yagwayo, data mugarure dore ari mu manegeka, mugarure dore ari mu manegeka arenda kugwayo. Ntago badoda bafite amaso y'umwuka. Afite amaso y'umwuka, areba iyo ava akareba n'iyo arimo kujya. Umuririmbyi yagiye mu mwuka aravuga ngo inyuma iyo mva, inyuma iyo mva, inyuma iyo mva, Yesu we ndahareba hakashisha. Iyo urebyeyo ugira ubwoba, nangwa iyo urebyeyo urahakumbura. Imbere iyo njya, imbere iyo njya, imbere iyo njya, Yesu we ndahareba hakanyura. Haleluya! Ufite amaso y'umwuka areba iyo ava, yarangiza akavuga ngo wewe niyo ndebye gusa, niyo nibutse gusa, niyo ndebye mu kabari kubera yuko ariho nabaye cyane, niyo ndebyeyo yababa we mbona biteye ubwoba, noneho byarushije kuba bibi. Ariko hari ukebuka yarebayo kavuga atari ko ntacyo babaye. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, yego turagira dute? Turagira dute? Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe nabo ari benshi kuruta witinya kuko abo turi kumwe kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze humura amaso arebe. Nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba. Umugaragu wa Elisa sohotse abona ingabo zabateye,
bona babagose umudugudu wose, ariko nta maso yari afite yo kureba ingabo zibarinze. Wareba izibateye ariko ntareba izibarinze. Arangije arinjira aramubwira ati databuja turashize, urebye ingabo ziri hanze ntabwo uri bubacike. Elisa arangije aravuga ati data muhumure nawe arebeho, muha amaso y'umwuka arebeho, muha amaso y'umwuka arebe, muha amaso y'umwuka. Icyampa Imana ikongera ikaduha amaso y'umwuka, kongera ukareba uburinzi bukuriho, kongera ukareba imbaraga zigukoreraho, kongera ukareba ingabo zipfa ku bwawe, kongera ukareba ingabo zikurarira ijoro, kongera ukareba abamarayika uburyo basimburana kuri wowe, kongera ukareba ngo umuja arangije ahumutse amaso arebye ngo abona hari ingabo zibagose. Bwira mugenzi wawe ngo z'amagare n'amafarashi zikaze, ntiyongera kureba izibateye. Ufite amaso y'umwuka ntabwo areba ikimurwanya. Ufite amaso y'umwuka ararenza akareba ubutsinzi, ararenza akareba ubuneshi, ararenza akareba kubaho, ararenza akareba gukira, ararenza akareba kugubwa neza. Ntabwo areba ubukene bwaraye mu rugo. Se ubundi wakwiyongeraho iki? Uzi iyo twivumbuye wa mana we, nudakora ibi ntabwo nzongera kumenya kuri Imana. Biragaragara ko utakiri iki. Iyo terabwoba habe irakwihorera Satani akakunyonga, irakwihorera Satani akagukandagira ku ijosi, akajya akubwira ngo uribuka igihe wahimbazaga uvuga ngo nesha Satani, nesha Satani. Yamara kugushyikira akakubwira ngo amazu y'iwacu wasenye urayubaka nta muyede. Uzi umurokore wasubiye inyuma yubaka amataje yo kwa Satani yashenye. Buri iyo turimo duhimbaza iwabo birariduka, iwabo birasenyuka, iwabo byikubita hasi, iwabo biraranduka. Ariko ibeshye gatoya avuga ati ndagufashe sha, urayubaka, uripondera, ukihereza, ukubaka ibintu byose. Niyo mpamvu abantu bacaho bakavuga ngo shangwa ye baba we ngo yahoze ari umuririmbyi. Bwira mugenzi wawe ngo barimo kubaka etaje. barimo kubaka ibyashenye. Byo washenye urabyubaka, byo washenye urongera ukabyubaka. Iyo utagifite amaso y'umwuka wubaka ibyo washenye. Ariko Uwiteka dufashe, Uwiteka turengere, Uwiteka tugirire neza. Elisa aravuga ngo muhumure ku maso arebe ingabo zitugose, arebe ingabo ziturinze, arebe amagare n'amafarashi ari hano, arebe ingabo ziri aha ngaha, arebe uburyo Uwiteka turinze. Muhumure ku maso arebe. Uwiteka Imana adufashe, yongera duhanagure ku maso, twongere turebe, twe kugwa mu matsa, twe kugwa mu mwuma, twe gupfa twumye, ahubwo yongera duhumure, twongere dusubirane ubuzima, twongere dusubirane kureba, twongere dusubirane kumenya iyo tujya, twongere dusubirane kumenya iyo tuva, twongere dusubirane ubwo buzima butajya buzima. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Pastor ni karibu. Nashoje.